Ikaze nanone kuri BVN TV Rwanda, ngiye umva n'igikundira Rine, ikiganiro nimenye byinshi. Nongeye kwibutsa ko menya byinshi ari handi tumenyera ibintu byinshi bitandukanye tutari tuzi, tukamenya bya bindi byose tutajya dusobanukirwa, ndetse n'ibyo twari tuzi gake tukabimenya byisumbuyeho cyangwa se cyane. Tudatinze rero tugiye kuganira ku bintu 10 biranga umuntu w'umunebwe. Ese wakibaza ngo ubunebwe ni iki cyangwa se umunebwe ni iki, arangwa ni iki? Ubunebwe ni imwe mu mico yangiza umuntu cyane cyane mu iterambere rye bwite n'irya sosiyete. Ni igihe umuntu atakaza ubushake bwo gukora, agasubika ibyo yagomba gukora cyangwa agahitamo kuryama no kuruhuka aho gukora. Umunebwe cyangwa se ubunebwe butuma umuntu atagera ku nzozi ze, bugatuma adatera imbere kandi agahindura ubuzima bw'umusaruro mukeya. Abahanga mu myitwarire bavuga ko ubunebwe ari ubwoba bwinshi nyuma y'ubusa bwo gukora. Muri iyi video cyangwa se muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu 10 biranga umunebwe ndetse n'ingaruka zabyo ku muntu ndetse nuko twabyirinda. Tudatinze rero, niba utarakora subscribe, niba utagisharinga ibiganiro byacu, niba utajya uduha comment, ubikore kandi ukurikire kino kiganiro kuko ikintu cya 10 nicyo kitangaje nawe utamenya ko niba ugifite cyangwa utagifite kuri wowe, bikagusobanura niba uri umunebwe cyangwa se uri umuntu ukora cyane. Ikintu cya mbere rero kigaragaza umuntu w'umunebwe ni ukutagira intego. Kutagira intego. Umunebwe aba nta ntego ifatika agira mu buzima, ntamenye icyo ashaka kugeraho kandi nta gahunda y'ubuzima ategura. Ibi bituma akora ibintu uko bije bimwituraho atitaye ku kamaro kabyo. Kubura intego rero bituma umuntu atagira ishyaka ryo gukora kuko ntacyo arimo gukorera. Umuntu rero aba agomba kugira intego, kandi iki kintu cy'intego tuba twarakivuzeho cyane, tuba twagitekerejeho cyane, ariyo mpamvu nyine kugira intego ari ngombwa mu buzima. Rero niba utagira intego, tangira ugira intego kugira ngo uve muri wa mubare w'abantu babonebwe. Ikintu cya kabiri kiranga umuntu w'umunebwe ni ugukunda gusubika ibintu cyangwa se gusubika gahunda. Gusubika gahunda ni imico yo kuvuga ngo nzabikora ejo cyangwa mfite igihe, nyamara umwanya ukarangira ntacyo wakoze. Umunebwe akunda gusubika akazi ke cyangwa amasomo ye, akavuga ngo nzabikora nyuma ariko ntabikore. Ibi bituma asigara inyuma kandi agahora yicuza igihe yataye. Ikintu cya gatatu ni ukuryama birenze urugero cyangwa se kuruka birenze urugero. Umunebwe arangwa no kuryamira cyane no kudakunda gukora. Aho gusohoka ngo akore, akunda kuvuga ngo reka ndyameho gato. Kandi iyo myitwarire igenda imuhindura umuntu udafite imbaraga cyangwa ubushake. Umubiri we wiga kumenyera ubusa bwo gukora, ugasubira inyuma mu mikorere. Rero niba nawe rwose wumva ushaka kutaba umunebwe, gerageza ubyukire ku gihe, gerageza ubyuke ufite gahunda, apana kuvuga ngo reka niyongeze iminota 5, ngo reka niyongeze umunota 1. Ibyo ngibyo bizatuma ujya mu mubare w'abanebwe, nawe umunebwe ntugire icyo ugeraho cyangwa ngo witeze imbere. Ikintu cya 4 kiranga umunebwe ni ugukoresha igihe mu bintu bidafite umumaro. Umuntu unebwa akoresha igihe cye kinini mu bintu bidafite umumaro cyangwa bidamufitiye inyungu, nka filime, imbuga nkoranyambaga cyangwa ibiganiro bidafite icyo bimumarira. Nta kundi ibikorwa bimwigisha cyangwa bimuteza imbere. Ibi bituma igihe gitakara kandi agasigara aho abandi batera imbere. Kuba nyine ufata igihe cyawe ukagita mu bintu bidafite umumaro, ufata igihe cyawe ukagishyira mu bintu nyine ubona nawe kuko bidakwiriye kuba umuntu ufite ubwenge yaba ari kubishyiramo, ibyo bituma ujya mu mubare w'abanebwe, kandi ubunebwe twamaze kubona ko atari ikintu cyiza. Ikintu cya 5 gituma umuntu agaragara nk'umunebwe cyangwa se aba umunebwe cyangwa amenya ko nyine ari umunebwe, gutanga impamvu zidafatika cyangwa se zidafite ireme. Impamvu zidafite ireme. Umunebwe ahora atanga impamvu. Nta gihe, nta bushobozi, biragoye, ni birebire, n'izindi mpamvu nyinshi nyine zitumvikana. Aho gushaka igisubizo, ashaka impamvu yo kwirinda gukora. Ibi bituma yumva ko ibintu byose bidashoboka kandi bikamukura mu mwuka wo kugerageza. Ubundi buriya nta kintu na kimwe kidashoboka wakigerageje. Niyo mpamvu rero gutanga impamvu, gushaka impamvu zo kwepa ikintu ntago ari cyo nyine, ntago ari cyo kiraje inshinga umuntu kugira ngo yatera imbere, ahubwo gerageza ushaka igisubizo aho gushaka impamvu yo gutanga ngo ibintu ntibyakunze. Ikintu cya 6 kigaragaza umuntu w'umunebwe, kubura umwete n'ubushake, kutagira courage. Nta kintu kimushishikaza na kimwe.
ashobora kubona amahirwe ariko ntayitabire, nta motivasiyo afite yo gukora, ntashaka kugira icyo ageraho. Uyu muntu aba atakaje icyizere muri we ubwe, akumva ko ibyo akora ntacyo byamara. Ibi bijyana n'icyizere, kubura umwete, kubura kuraje. Iyo ufite icyizere ujyana kuraje, ariko iyo utangiye kubura icyizere ndetse no kubura umwete, kumva ko nta bushake ufite bw'ikintu, rwose uba watangiye kuba umunebwe muri ubu buzima bwawe. Ikintu cya karindwi gituma umuntu agaragara nk'umunebwe cyangwa se amenya ko ari umunebwe, ni ukudasoza ibyo watangiye. Kudasoza ibyo watangiye. Umunebwe atangira ibintu byinshi ariko ntasoze na kimwe. Iyo bigiye kumusaba imbaraga cyangwa igihe, ahita abireka. Urugero, ashobora gutangira kwiga, gukora umushinga cyangwa gusoma igitabo, ariko agahagarika ataragera ku musozo. Ibi bituma nta musaruro ugaragara agira. Ikintu cya 8 gituma umuntu agaragara nk'umunebwe, gukunda ibyoroshye. Umuntu akumva nyine akunze ibintu byoroshye, gusa ashaka gukora ibintu byoroshye. Abanebwe bakunda ibintu bitabasaba imbaraga nyinshi cyangwa gutekereza cyane. Banga ibintu bikomeye cyangwa bisaba kwihangana. Bashaka inzira zoroshye kandi zihuse, nyamara kenshi ziba zidafite umusaruro uhamye cyangwa se umusaruro ufatika. Buriya inzira yoroshye biragoye, nta muntu wagera ku kintu gikomeye yaraciye mu kayira koroshye, yaraciye za bugufi, biragoye cyane. Ikintu cya 9, kutita ku isuku cyangwa imyambarire, muri make no kutitaho. Umunebwe ntiyita uko asa, uko yambaye cyangwa uko agaragara. Ashobora kudakaraba, ntakora isuku mu rugo cyangwa mu byangombwa bye. Ibi bigaragaza ko atakibona nk'umuntu ugomba kugira isuku nziza cyangwa isuku mu byo akora. Ikintu cya nyuma ari nacyo gikomeye cyane kigaragaza umuntu w'umunebwe muri ubu buzima, ni ukunanirwa kwakira inama, kutemera kugirwa inama. Iyo umunebwe abwiwe inama cyangwa akosowe, afata ibyo bamubwiye nk'igitutsi. Aho kwemera guhinduka, avuga ngo nuko nguko ndi, niko nteye. Ibi bituma adahinduka, ntasubize ku murongo ubuzima bwe, kandi aguma mu mwijima w'imyumvire imwe, kuko ntagirwa inama, ntiyumva abamugira inama, yumva ngo niko nteye, ngo niko meze. Kandi igihe tugezemo ntabwo ari cyo kuvuga ngo niko meze, niko nteye. Oya, umuntu aba agomba kugirwa inama, ukumvaho aho bakugira inama nziza, ukumva aho bagukosora. Ariko iyo umuntu w'umunebwe bamukosoye ararakara, abyumva nyine nk'igitutsi. Rero twirinde kuba abanebwe muri ubu buzima kugira ngo ibintu bigende neza. Tumaze kuvuga ibintu 10 rero biranga umunebwe. Niba utabyibuka ndabigusubiriramo ku murongo. Icya mbere ni ukutagira intego, icya kabiri ni ugusubika ibintu cyangwa se kutagira gahunda, ikintu cya gatatu ni ukuryama no kuruka birenze urugero, ikintu cya kane gukoresha igihe mu bintu bidafite umumaro, ikintu cya gatanu gutanga impamvu zidafite ireme, ikintu cya gatandatu kubura umwete n'ubushake, ikintu cya karindwi kudasoza ibyo yatangiye, ikintu cya 8 gukunda ibyoroshye, ikintu cya 9 kutita ku isuku y'imyambarire n'isuku yawe, ikintu cya 10 ni ukunanirwa kwakira inama. Niba hari ikintu wumvisemo kijya kikubaho cyangwa ukumva ko hari ibikuranga bikugaragaza nk'umunebwe, utwandikire muri comment kugira ngo ubutaha tuzaze tuvuga noneho inama zatuma zagufasha kutaba umunebwe muri ubu buzima. Kandi niba hari n'inshuti yawe wumva imeze gutyo, uze kuyisharinga kino kiganiro kugira ngo nayize kumva neza uko bimeze. Rero ubunebwe ni imwe mu mbogamizi zikomeye zituma abantu benshi batagera ku byo bifuje mu buzima. Si indwara y'umubiri, ahubwo ni indwara y'imyumvire. Kugira ngo umuntu awutsinde, agomba gutangira yizera ko ashoboye, agashyiraho intego kandi akigisha umutima we gukora niyo yaba adafite ubushake. Kugira umwete, gucunga igihe neza, gukunda kwiga bishobora gufasha umuntu guhinduka. Umunebwe ni umwanzi w'iterambere, ariko ushobora gutsindwa n'umwete, gahunda n'ubushake bwo gukora buri munsi. Rero twirinde ubunebwe kugira ngo tuzagire iterambere rihamye. Niba wishimiye iki kiganiro cyacu, ukore subscribe kandi sharing ikiganiro cyacu, ndetse unaduhe comment. Ikiganiro cyacu ni Menya Byinshi kuri BVN Rwanda. Ikiganiro cyacu nakagaruka.